Urashaka gusobanukirwa n'isesenguramico, isesenguramigendereze mbonezamubano n'uko wakumira ingeso shenguramubano? Igisubizo kiri mu kiganiro imbonezamubano. Umubano mu bantu, umubano mu bantu. Ikiganiro imbonezamubano kigamije kukuremamo ubumuntu no kukuzuriza ubwari butangiye gukama ukarushaho kuboneza umubano wawe n'abandi. Kurikira ikiganiro imbonezamubano buri ku cyumweru kuva 2:00 kugeza 3:00 za mu gitondo kuri Energy Radio FM. Umuntu ni kiremwa gikunda kubaza ibibazo, umuntu ni kiremwa kivuka kibaza ibibazo, umuntu ni kiremwa kirangiza ubu buzima kibaza ibibazo. Wavuga ko ubuzima bwacu bugizwe n'amateka yuzuyemo ibibazo twebwe ubwacu twagiye twibaza ndetse n'ibisubizo twihaye, ntiyaba yibeshye. Mbahoberanye amaboko mpamyarugamba aharanira ikigeni nyimakaza bumuntu mwese abateze amatwi Energy FM, radio y'ikitegererezo. Ndabifuriza ibyiza byose birenze ibyo mwibwira. Muzasenderezwe amahoro, ariko mujye mugira amahoro yayandi abaryohera aruko muyasangiye n'abandi. Kandi mbifurije kugira agasani gatuje kamwe kabarinda kuba ibikenyeri, inkebabugingo cyangwa se inyama ya nyamunsi. Iki rero ni ikiganiro imbonezamubano, ikiganiro kigamije gukumira inshenguramubano kandi kigakabura ibakwe mbonezamubano kugira ngo mu buzima bwacu tubeho tubana neza. Iki kiganiro giharanira ko abantu bagira imbonezamubano iyi ishobotse ihaza buri wese ibyo akunda ukwe kandi itavugiriza abandi induru. Iki kiganiro mugitegurirwa kandi mukakigezwaho mu mutima ukunze w'iyimpakanizi y'ijwi ryanjye ngewe wanjye ngewe wanjye nyine na twese muntu manirere utari agasani gasenga. Kuri iyi si dutuye, kuri iyi si utuyeho, kuri iyi si batuyeho, kuri iyi si mutuyeho, twe twese kuri iyi si dutuyeho, nta muntu uba wenyine. Uwibwira ko aba wenyine aba yiyorohereza ubwenge, ariko mu by'ukuri usanga nawe ubwe aba afite abandi abana nabo. Ntawe urya wenyine, ntawe uhinga wenyine, ntawe utura wenyine, ntawe ukora ibirori wenyine, ntawe ugenda mu muhanda wenyine, ntawe. Buri gihe umuntu aba ari kumwe n'abandi. Yewe niyo wicaye wenyine, ndavuga udashobora kubonesha amaso aya y'umubiri abo muri kumwe, hari igihe uri kumwe n'abandi ku mutima. Nyamara nubwo umuntu abana n'abandi akabana n'ibintu binyuranye bimukikije, usanga hari ibintu byinshi adasobanukiwe akabyibazaho ibibazo. Ibyo ubwabyo ntacyo bitwaye. Nyamara hari ibyo udasobanukiwe ndetse utazigera unamenya. Wabyumvishe neza? Hari ibyo utazi utazigera umenya, ndetse uko uzashaka kubimenya ni nako bizagenda bikubera amayobera. Nubwo rero haba hari ibyo umuntu adashobora kumenya, usanga hari igihe umuntu abaho ashaka kumenya byose. Ugasanga umuntu arashaka kumenya ibintu byose kuri wowe. Ugasanga umuntu abayeho ashaka kumenya ibintu byose, agashaka gusobanukirwa byose, agashaka gusobanura byose. Ayinya, mbega ngo arajya mu ndindagiza buzima. Ukumva umuntu afite amatsiko yo kumenya ibintu byose kugeza ubwo amenya nakihishe inyuma yaho atarebesha amaso. Ngicyo icyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi. Ikibazo cyo kugira amatsiko, ariko ukagira amatsiko matindi. Amatsiko matindi. Ubwo ugiye kumbaza uti nyumvira manirerera, utamatsiko matindi ni amaki? Yego, amatsiko matindi yayandi atuma ubaza, ugashaka kumenya, ugashaka gusobanuza, ugashaka kumenya, ukamenya n'ibyo udafite icyo wamaza. Kuki abantu bagira amatsiko? Ese kugira amatsiko bifite izihe ngaruka mu buryo ubana n'abandi? Iyo ufite amatsiko matindi uba ubangamiye abandi. Amatsiko matindi ni amaki? Niki gituma ujya wibaza ikintu gituma ubona nk'umuntu agira atya akamenya uburyo bwo guteka, agahimba ibintu runaka, agahimba indyo runaka.
ni ukubera ko aba yagize amatsiko noneho agahanga agashya. Hari igihe n'umuntu agira atya akava hano agakora urugendo kuko yumva afite amatsiko yo kumenya ibintu runaka. Ugasanga umwana muto abaza ibibazo, akabaza ibibazo byinshi cyane. Akenshi ibyo byose biterwa n'amatsiko. Ni ukuvuga ko nawe ubwawe hari igihe ugira amatsiko. Ubusanzwe kuva umuntu akivuka usanga akikijwe n'ibintu bibiri: amakenga n'amatsiko. Niyo mpamvu buriya niyo uhereje umwana mutoya w'uruhinja akantu ukamuhereza akagafata akagakoraho, ukabona nyine arashaka kukagumana, ugasanga arimo kukitegereza. Amatsiko turayavukana. Amatsiko turayavukana ku buryo umuntu aba akeneye kumenya imiterere y'ibimukikije, aba akeneye gusobanukirwa n'ibintu abona aho hafi. Ubwo bushobozi rero bw'ubwonko tuvukana nibwo bukomeza bukanaduherekeza mu mibereho yacu kugeza ubwo umuntu aba mukuru, kugeza ashaje, kugeza niba nyine agapfa. Ariko igihe cyose umuntu ugasanga afite amatsiko arayahorana. Aha rero kugira ayo matsiko nta kibazo biba biteye, kuko amatsiko n'amakenga nibyo birema urujyano rw'ibyo abantu bagomba gukora, kwemera ndetse no kugena uko abantu babana n'abandi. Nanone kandi ni byiza kubera ko iyo abantu bagira amatsiko bituma bavumbura. Buriya ushobora kugira amatsiko bigatuma uvumbura, ukareba utari ko ibi bintu biri hano bimeze bite, ese ahangaha kuki bahahinga hakera, ukagira amatsiko ukamenya ko bashyiramo ifumbire. Ibyo byose ni byiza. Ndetse n'abahanga mu bumenyi burashe neza, ibyo bagiye bavumbura byose byabanjirijwe n'amatsiko. Uzitegereze nk'indege. Ushobora kubona indege isa nk'aho ifite ishusho y'inyoni. Buriya ushobora gusanga wayivumbuye yaratekereje atari ko ubundi buriya kuki inyoni iguruka ikaba imeze kuriya ifite n'amababa, dore ko na bya bindi bituma indege iguma mu kirere ikoresheje izo mbaraga zayo. Indege biriya nyine babyita amababa, hakaba n'amababa y'inyoni. Ibyo byose ni ugusanisha. Uzitegereze urebe neza, uzasanga umuntu aba afite amatsiko y'ibintu binyuranye. Aha rero amatsiko aba ari amatsiko mahire. Ni ukuvuga ko kugira amatsiko si bibi. Ni ryari rero kugira amatsiko bitera ikibazo? Wa mugore we, wa mugabo we, wa mwana we, wa mukobwa we. Ni ryari? Ku buryo usanga usa nkaho uri gutera abandi ibyago. Icyo gihe amatsiko ntabwo aba akiri amatsiko meza, ntabwo aba akiri amatsiko mahire, aba ahindutse amatsiko matindi. Ubundi ushobora kugira amatsiko kubera ko ubonye ikintu kikaba kigutangaje cyane, ukumva kiguteye amatsiko, ugashaka kukitegereza, ugashaka kumenya imiterere yacyo, ukaba ndetse wanavumbura. Ibyo ntacyo bitwaye. Ndetse uwavuga ko amatsiko ari nyababyeyi y'ubuhanga, ikoranabuhanga, ubumenyi ndetse no guhanga udushya, ntiyaba yibeshye. Nyamara niduterura amatsiko tukayazana mu mibanire yacu n'abandi, turasangamo ko amatsiko uyateretse ku rugata mbonezamibanire mu bantu, hari igihe abantu bagira amatsiko yabageza habi. Aya matsiko rero akubyarira amazi nk'ibisusa, aya matsiko agukunguta, aya matsiko atumaho ubaho mu buzima bwawe usa nkaho wibereye mu gashyushya ngutiye, aya matsiko atuma ubaho mu buzima bwawe uri kurunguruka, bayita amatsiko matindi. Aya matsiko matindi yo gateterwa, yo gaheka amaboko, ni mabi kuko atugeza habi kandi cyane, kuko ayo matsiko aba akwerekeza mu manga. Mu manga muti gute? Icya mbere nuko kugira amatsiko ukanga kwemera ibyo abantu bakubwiye ukabyemera kubera amatsiko wari ufite, ukabyemera uko ayo matsiko ashize, hari igihe byakugeza habi. Ngo urugero, ngaho uzitegereze urugero nk'umuntu wakoze umuriro, wavumbuye umuriro bwa mbere. Ntabwo buriya kugira ngo wemere ko umuriro wotsa bigusaba kuwukoramo ngo ubanze ubyumve. Oya, ubyemera kubera ko n'abakuru babikubwiye, bakakubwira ngo umuriro uratwika. Ngaho uzagira amatsiko ukore, murebe ko umunyotwe utaragufata. Ntabwo byashoboka. Ntabwo ushobora kugera ahantu hari umworera cyangwa hari umwobo muremure ngo bakubwire ngo wagwamo, noneho ngo uvuge ngo ngiye mfite amatsiko reka ngwemo ndebe. Uzagwe murebe ko utarashenjagurika n'udapfa. Ibi ngibi, izi ngero ntanze uko ari ebyiri, zikwereka ko buri gihe atari ngombwa
ko wemera ibintu ari uko wabanje kubigerageza. Mw'abantu mwe mu byumve neza, buri gihe ntabwo ari ngombwa ko amatsiko ufite amarwa n'uko ukora icyo kintu. Hari amatsiko ugomba gutsindisha ukwemera, ukemera ibyo abantu bakubwiye, ukavuga uti nuko bimeze, ukabyihorera. Kuko ntabwo umuriro wakwemera ko wotsa ari uko ubanje kuwukoraho. Ayo matsiko rero uramutse uyafite n'amatsiko matindi. Ibyo nitubivaho kuri izo ngero zikwereka ko buri gihe umuntu atamenya ibintu byose, turajya noneho mu mibanire yacu turebe ukuntu amatsiko atera ibibazo bikomeye cyane, umuntu agasigara mu buzima bwe ameze nk'aho yabereye abandi ikibazo kubera ko agira amatsiko matindi. Amatsiko matindi. Ubuzima buri imbere buteye amatsiko. Kugira amatsiko ni bibi iyo ugira amatsiko matindi, kandi ingero z'amatsiko matindi ni nyinshi. Amatsiko matindi, y'amatsiko mabi, y'amatsiko bitari ngombwa rwose ko wagira. Ayo matsiko niyo twita amatsiko matindi. Reka duhere ingero ni nyinshi wavuga. Witegereze ingero tujye gutanga, wisuzume urebe niba utari matsiko matindi. Uyu munsi wibatize, witwa utyo, aba amazi menshi ubatijwemo cyangwa se ku gahanga cyangwa n'ahandi hose, ubyite ko uhindutse matsiko matindi. Nusanga ibi bikurikiro bikora, umenye ko wabereye abandi ikibazo. Reka duhere ku mibereho y'abashakanye. Mbeye wa mugabo we, buriya uricara ukumva ushobora kumenya ibintu byose umugore wawe akora, ukumva ushaka kubimenya byose, ukicara ukumva ushaka kubimenya. Mbese uba wumva nubimenye birakumarira iki? Wabirekeye mutima w'urugo akabikora ngo umunyu kuki ushira igihe iki n'iki, kuki uvugana n'uriya mudamu, uriya mudamu mama muvugana iki, kuki uba wagiye hari, kuki ujya kugurira kwa runaka. Umuntu w'umugabo ayo matsiko ufite n'ayiki? Ko bakuzanira ibyo bakabigushyirira ku meza, bakakugaburira, bakagusasira, kuko burya bajya bavuga ngo umugore nukumenyera indyo n'indyamo ukamukundira icyo, uwo ni Yuhi Mazimpaka wabivuze. Ni ukubera iki ugira amatsiko yo gushaka kumenya ibyo byose washimye amafunguro baguhaye? Ibi ngibi ni ikibazo gikomeye, kuko niyo ugiye ku rundi ruhande, ayo ni amatsiko matindi. Ayo ni amatsiko matindi yo gateterwa. Wa mugabo we, wa mugore we, ni gute umugabo wawe ataha ukumva ushaka kumenya inzira zose yanyuzemo? Birakumarira iki? Wahaguritse i Kigali sangahe? Saa moya. None ko mugeze hano i Musanze saa 4, nuko imodoka yari yadupfiriyeho. Yabapfiriyeho mugeze he? Mu Kivuruga. Yapfuye ipine y'uburyo. Yego ni ipine y'uburyo. None se ipine y'uburyo kuki batahise bayikora? Bayikoze biranga. None se kuki batahamagaye indi modoka? Ariko urukundo nirwo gushima Imana ko umuntu akugezeho iyo saa 4 ngo unashima Imana ko, ariko ufite amatsiko yo kumenya uko byagenze. Ayo ni amatsiko matindi, kuko amakuru uwo mubana guhaye ukwiye kumva ko aguhagije. Iyo ayo makuru ataguhagije bituma uwo mubana agira ngo hari ibindi umukeka. Dore nicyo gikomeye. Iyo ugira amatsiko cyane, uwo mubana ahora agira ngo buriya muntu ngo hari ibintu bashaka kumenya, ari bashaka kumenya, kandi umva nkwongorere amaherezo ibyo bashaka kumenya ubura uko bimwoherezamo agera akabikora. Rekeraho kuba amatsiko matindi, wihandure iryo vunja ryakwaritse mu bwonko maze ubyikuremo, kuko hariho n'ibyo ashobora kukubwira bikakubabariza umutima. Tekereza nk'umwe wakubwiye ati nari ndi mu kabari ndi gusangira na wa mugore witwa Nyirabudunyuri cyangwa Nyirabunori. Nguraho Nyirabunori yemwe we, umusore n'umukobwa yemwe we, nguraho Nyirabunori yemwe. Ba Nyirabunori ndabasuhuje. None umuntu ari kumwe na Nyirabunori akabikubwira ko wari ufite amatsiko, namara kubikubwira uhita uvuga ngewe rero urumva, kugira ngo ugire umutima utuje no kumaza mugabo mwiza waruri nari ndi mu kabari turi gusangira n'abandi bantu. Mwara abagabo mwese si gusa ngaho nyumvira ayo matsiko nayiki? Ayo matsiko nayiki wa mugore we? Ayo matsiko nayiki? Wa mugore we kuvuye mu mujyi bakaba bagwaye rifite ubugwaye rifite ni runaka, none se urwaye rifite afite umugore, ngaho nyumvira. Umuntu yangiriye neza amarifuti amvana Musanze angeza mu Kinigi, urukumbaza niba afite umugore, nabimubajije se ko jyewe nashimye neza yangiriye? Amatsiko matindi
aragateterwa. Kubana n'abantu wita inshuti zawe bakuneka nabyo ni amatsiko matindi. Kubana n'abantu b'inshuti zawe bakuneka ugasanga bashaka kumenya utuntu twose, ukagira ngo abantu mubana babaye abagenzacyaha, babagore mubana, babagore mukorana hariya, abo mukorana, abo mwabonye karaka hamwe bakaba bari kukuneka ngo ariko ngo buriya ngo baguhaye amafaranga gahe. Yana narwamagaye ngo ngwikiraka ushaka kumenya bamaye. Aya matsiko amaziki. Ngo ariko ngo buriya ngo bundi ngo kuki ari we kiraka yagihaye ngo mbese ngo bundi ngo muziranye he ngo none ngo bundi ngo biravuka hayinya. Ayo matsiko mbese nubimenye birakumarira iki? Kubana n'abantu b'inshuti zawe bakuneka ukaba ubona basa nkaho basimbuye ubugenzacyaha bakaba bakuneka, ugasanga bafite amatsiko yo kumenya ikintu cyose kuri wowe, ni amatsiko matindi. Ngo ariko iyi myenda uyigurira ni uri kujya singa uzajya kungurira angahe, uri kujya se ngo uyanguze ngo none se ko waguze umweru, none se washaka ngura icyatsi, ngo none se ubu ngiyeyo nayibona, wafata nimero z'umucuruzi ukamuhamagara. Ayo matsiko kuyabona umuntu hari ibintu uba udakeneye kumenya, kubera ko akenshi y'ibyo bintu bimubwiye n'uwo muntu uri kukubaza imyenda wayiguriye wagize utya, ushobora gusanga umara kugenda agasigara avuga ngo cyangwa birabyenda ngo yambaye ni bibi, ngo cyangwa yambaye ni bibi, ngo shugiye se ngo biriya ngo ndikubona ngo asa n'uwambaye indabada. Tekereza kubana n'umuntu, ukabana n'umuntu ashaka kumenya utwawe twose. Mwabasore ngo runaka ngo kotambwiye ngo none se ngo waguze ikibanza ryari, ngo nakiguze kwa gatatu, ngo none se ngo kutampamagaye, wari kugira se ngo nguze, wari uransinyira se ntago naguhamagaye, turi inshuti ariko nyine sinaguhamagaye. Kubera iki ayo matsiko matindi yo gateterwa tuyimakaza mu mutima? Ugasanga umuntu muraturanye akamenya abashyitsi bose baje iwawe, akaba agomba kubamenya kubera ko muturanye. Hakwinjira umuntu agakanura amaso, agahagarara mu idirisha akareba mbese ni runaka, mbese ni nyirabunori, kandebe mbese ni semafara, mbese ayo matsiko ufite nayiki ko atari wowe baje kureba. Baje bikoreye bazanye yipfukire, nizi pfukire bazanye ni yawe. Buriya se irapfukire. Abanyarwanda mwarakoze mukanayita nyine ipfukire, mujye mupfuka nuko nyine mupfuke, kuko uburyo rwose ugafata gasobane, ugafata kebo, ugafata inkangara nuko ugapfundikira ugahereza umuntu. None ugasanga abantu bariyo batashe n'ubwo bukwe bari gushaka gupfundura ngo bamenye buri pfukire umuntu yaza. Ko atari mwebwe nabizaniye ayo matsiko mufite nayiki? Kubuturanye n'umuntu agashaka kumenya ipfukire bakuzaniye biramureba. Kugikoreye gatebo k'ibijumba birakureba se? Uwo mwanya mama uri gupfusha ubusa, uri gushaka kumenya ibintu biri mu nzu y'undi imbere, bikumariye iki? Iryo nivunja ni amatsiko matindi. Ngo umukobwa wa runaka aratwite. None si nuwawe ayo matsiko ufite, ukagenda unarabibunza hose, urabibunza. Umukobwa wa runaka aratwite, none se nuwawe? Ngo nuwamuteye inda uramuzi? None se ni wowe? Ayiwe nguriye. Ayiwe. Iki ni ikibazo gikomeye cyane, kubera ko kugira amatsiko nk'ayo ukagera ku rwego mu buzima bwawe umuntu abaho, ugashaka kumenya ikimubayeho cyose, imvo n'imvano yacyo, ugashaka kumenya impamvu ameze atyo, ugashaka kumenya impamvu ibyo akora abikora gutyo. Rwose mu by'ukuri uba uteye ikibazo gikomeye cyane, kuko uba akenshi warabaswe n'ishyari. Kuko kuvuga ngo umukobwa wa runaka aratwite, ukagenda urabivuga, ngo noneho wa mukobwa yabyaye, ngo noneho wa mukobwa ngo umwana wararwaye, ngo noneho ariko ni wowe ushinzwe irangamimerere, ibyo uri kubikurikirana ngo bimare iki? Urashaka kuzajya kumuhembara, urashaka kuzajya kumuhemba, ibyo ngibyo urashaka kubimenya ngo bikumarire iki? Iyo umeze gutyo, icyo uba ufite nacyo tukita amatsiko matindi. Kandi ndagira ngo mbwize ukuri, ni ukuri iyo abantu bamaze kubivumbura kuri matsiko matindi birabababaza. Ni ukuri nyirabuno, umva ngubwire nyirabuno, ni ukuri kw'Imana. Iyo abantu bamaze kumenya, nako ni ukuri kw'Imana, kuko kuri kw'Imana ko nukundi. Iyo abantu bamaze kumenya kuri matsiko matindi, abana agahinda karabica.
bakavuga bati ura muntu kubana nawe ni ugufunga impanga ni matsiko matindi asikeka we ubusubundi buriya kubwo abashaka kumenya kwakagashaka kumenya utuntu twose nibyo abashaka kumenya utuntu twose kandi uwo muntu iyo ashaka kumenya utuntu twose akubera ikigeragezo. Ayo ni amatsiko matindi. Warebye ibyawe kuko n'ibyawe ubwawe byose ntabwo ubizi. Ibyawe wowe ubwawe n'ibyawe ubwabyo ntabwo ubizi. None ko ibyawe ubwabyo utabizi, ibyawe byo urabizi. Kubera iki se none ushaka kumenya ibindi, ushaka kumenya n'ibyundi? Menya ibyawe, iby'abandi ubyihorere. Ayo matsiko ufite ntacyo azakumarira, kandi rimwe na rimwe uzasanga ayo matsiko ibyo uri kuvuga uri kubivuga uri gupfa kuvuga uko ubonye. Muri iki kiganiro imbonezamubano aho muri kumwe nanjye ngewe njyenyine muntu manirere, nkunda kubabwira ibintu noneho nabivuga abantu bakavuga ngo wenda ngo ibyo bintu turabikabije. Reka da, ntabwo tuba dukabije. Mu by'ukuri ibi bintu usanga binahuye nuko tubaho. Ngewe reka mbaho ubuhamya. Kubera amatsiko twigeze kugira dutya mugenzi wacu ni hambere aha kera yanjye hashize nk'imyaka rwose 10 irashize, nko muri 2011 umuntu ahubwo ni 2008. Muri 2008 umuntu agira ati arashyingirwa. Amaze gushyingirwa tuti twese turahagarara tuti no kubera ko batwite bateranye inda turabivuga tugira amatsiko maze noneho ngewe rero kuba amatsiko matinde banantuma kujya kureba ndagenda ngewe nuko nditegereza ninda ndayibona. Narayibonye se umva mbabwire. Abo bantu baragiye babyara hashize imyaka 2. Ariko twagize amahirwe n'ubu ngubu turi inshuti turabavandi. Ariko twarabuze aho dukwira. Amatsiko matindi, kugira amatsiko matindi. Ibyo ngibyo biterwa nuko uba akenshi warananiwe kubaho mu buzima bwawe, wirinda kuvuga byose. Niyo mpamvu Kamau akubwira ngo cunga rurimi. Abakikuyu mukomere n'abaduteza amatwi yego. Ariko cunga rurimi ni ukuvuga ngo ahano uyu Kamau Joseph Kamau ni hambere ha muri za 80 aravuga ngo nigeze kubabwira ngo cunga amarima ni bya bintu mu buzima twageze kubivuga kuba nko mu buzima harimo ibyobo ukareka kugendera inzira ubugari ngo ugenda uraramye ukajya ugenda ureba icyobo wakigeraho ugasimbuka aho ugomba kugenda buhoro ukagenda buhoro nuko. Noneho rero aravuga ati nigeze kubaririmira ngo cunga amarima, none ubu ngubu ngarutse babwira ngo cunga rurimi. Abantu bagira amatsiko matindi bavuga n'ibintu bakavuga n'ibyo batasubiramo. Nk'ubwo ngubwo baduhamagara ngo koko umuntu ko yabyaye nyuma y'imyaka 2 muvandimwe wanjye warakoze kutubabarira komera uri n'inshuti yanjye inshuti nyanshuti rwose urabizi turabavandimwe. Buriya koko ntitwaturi kukurenga ngo nuko umukobwa ngo nguzanye ngo nuko wamuteye inda byaba byoho, kandi ubwo bukwe twese twarabutashe turagenda turarya ayigawe inaburyo bareba bagiye mu birori ntibajya kubishima ahubwo bajya kubisenya, bagaragaza ubwibone bakanegura babo ngo dore ibyo bikweto dore imisatsi yabo ngo dore na kiriya kirarata makota urahamenye Imana. Aha ngaho mucunga ururimi. Amatsiko matindi yandi atuma ushaka kumenya ibyo utagomba kumenya, ugashaka ndetse no gusobanura ibyo utazi. Mu bucuruzi naho hari ingero zikomeye. Ukarangura uhendwa ugacuruza uhomba, maze undi wabona ubukire bwaramuhobeye ukagira umujinya kugeza ubwo usigara uvuga ngo amafaranga ye ayakuri kuzimu. Wowe wazagiyeyo. Ayo ni amatsiko matindi nayiki. Ukwiriye kurwana ku bucuruzi bwawe ukareka kujya wirirwa ureba aho abandi bakura ubukire, ahubwo wowe ugakoresha imbaraga zawe ukareka kwirirwa ufite amatsiko ngo kureba ngo yewe ngo buriya ngo nubwo mumubona ari gucuruza ngo ninguzanyo wowe wazayifashe. Ayo matsiko ubundi ufite nayiki ngo buriya ngo bamugujije ngahe ngo mbese ngo amaze kwishyura ngahe. Ibyo urashaka kubimenya ngo bikumarire iki? Kubera gusa kwirirwa muri ayo matsiko akagutsindagiramo ubuhenebere butuma ubaho ufite amakuru akocamye, nibwo usanga wararwaye n'umutima ukarwara umuvuduko w'amaraso, kubera ko nyine ufite ibintu by'ubuhenebere muri wowe bituma wirirwa urugushaka
amakuru. Ayo ni amatsiko matindi aragateterwa. Mu kazi ugasanga umuntu aho ukora, ukabona umuntu bamuhaye umwanya, none ugashaka kumenya impamvu ako kazi ariwe bagahaye. None kuri gitifu w'umurenge kubera icyo ushaka kumenya impamvu runaka bamugize meya, ayo matsiko ufite n'ayiki? Wakora akazi kawe kuri gitifu w'umurenge, kuri gitifu w'akagari wakorako ushaka kumenya impamvu runaka yabaye gitifu w'umurenge kubera iki? Kuri mudugudu ushaka kumenya impamvu runaka yabaye gitifu w'akagari ngo bikumarire iki? Amatsiko matindi. Aya matsiko matindi arakurindagiza, aya matsiko matindi aragateterwa. Ngo urabizi, ngo njyewe ngura mugabo ndamuzi, ngo n'umugore yinjiye ndamuzi. Ayo matsiko ufite n'ayiki? Ibyo birakureba se? Ngo ese kuki runaka na nyiranaka batabyara? Ibyo birakureba ko ari bo. Ngo uriya ngo nubwo bamugize umuyobozi ngo nukubera ko acinye inkoro, wamureka agacinyiye nkoro, wowe kuki acinyiye nkoro wowe yawe ikababara? Ngo ariko ngo buriya mukobwa azarongorwa ryari? Ni wowe se? Ngo uriya ku mugabo wamukubita kuki badatandukana? Ayinya wabibwirwa n'iki niba badafite uko babigenza bakiyunga bakoresheje amazimano y'urukundo amwe basangira? Ubu ni inkuru nziza wabivuze ati, ku mazimano y'urukundo hasaga n'ahabigenewe. Ubu ni inkuru nziza Francisco. Kugira ibyo ni amatsiko matindi. Ntawakwibagirwa kuvuga ko kubera ikoranabuhanga ntawabura kuvuga ikoreshwa rya telefone n'ibindi, aho usanga umuntu agira amatsiko ku buryo aba agomba kumenya ibyo wanditse, ibyo wavuze ndetse n'ibyo wakoze. Ukaba wicaranye n'umuntu no mu modoka ugasanga umuntu ari kugenda arahengeza ibyo uri kwandika. Ariko si ubwo ni ubunigo ubugusha ruhabo mu bakundana, kuko usanga abantu bapfa ibyanditswe muri telefone. Mbega ubuhenebere! Ni gute upfa n'umugabo wawe telefone? Ni gute upfa n'umugore wawe telefone? Ni gute upfa n'umukobwa mukundana telefone? Ni gute upfa n'umuhungu mukundana telefone? Ayo ni amatsiko, kuko mwese mufite telefone ebyiri, ntabwo mufite telefone imwe niye, indi ni yawe, ziratandukanye. Buriya iyo ugiye muri telefone y'ubu ugiye gusomamo iki, ugiye kurebamo iki? Ayo matsiko ufite n'ayiki? Ko hari igihe wayireba mu kamera nk'urebye mu gitunguru. Ikibazo rero kiba cyavutse kubera ko iyo ugize ayo matsiko ukamenya ibyanditsemo, ayo matsiko ntacyo akumarira. Ahangaha Mutagatifu Augusitini yarabivuze, aravuga ati ama etiface codivis. Codivis ni ukuvuga ngo kunda ubundi ukore icyo ushaka. Ama ubanza kunda ubundi ukore icyo ushaka. Ukunde ubundi ukore icyo ushaka. Kunda umukunzi wawe, umukunde, wongere umukunde, ariko akatereza umwana Yezu, umukunde wese kandi umukunde gusa. Kunda gusa. Uyu munsi nyuma yo kumva ikiganiro imbonezamubano, ubwira umukunzi wawe uti ndagukunda, maze wongereho ngo gusa. Ndagukunda gusa, nta kindi, ndagukunda gusa. Wongere akajambo gusa, ndagukunda gusa. Ntabwo ngukunda kubera ibyo wandika muri telefone, ntabwo ngukunda kuko wampamagaye, ntabwo ngukunda kuko wampaye ibijyanda, ntabwo ngukunda kuko wampaye, ndagukunda gusa. Ndakureba nkazamukwamo n'ibineza neza, nkagukunda gusa. Ibyo nibyo bikwiriye, kandi kugira ngo ibyo ngibyo bigereho nuko uzazirana n'amatsiko matindi. Kuko nugirira ukunda uwo mwashakanye amatsiko matindi, uzaba uri kumushyiramo urwikekwe, numushyiramo urwikekwe azagira ubuhenebere buzamugusha ruhabo. Kubaho mu buzima bwite, kubaho mu buzima bwawe ushaka kumenya utuntu twose, ugasanga umugabo, ugasanga umusore, ugasanga inkumi, ugasanga abantu bakabaho barunguruka. Umuntu akabaho ari kurunguruka agahengereza, akumviriza. Abantu bakumviriza, abantu bakaba bari kwiganirira, ukagenda ugahagarara ukabumviriza. Ukumviriza abantu bikumarira iki? Bantu mwumviriza ibyo abandi bari kuganira, mumenye ko muba muri kwiyerekeza habi. Ayo n'amatsiko matindi aragateterwa, iryo vunja muri gihandure. Hari umugabo mugenzi we yaragiye abwira mugenzi we atumva, ati nsize umugore wawe, ndakoresha ijambo yakoresheje, ati bari kumwenda. Undi agira atya barasimbutse, abavanye inkoni abamukubise mu rubavu, ati niko urukumbwira ngo mbimaze iki? Ibyo urukubimbwira ngo mbimaze iki? Icyambere ntubatesheje, none uje kubimbwira. Matsiko matindi, uri gukurikira umugore wanjye. N'umugore wanjye se? N'umugore wawe se? Uretse n'ibyo, abantu bajya kuzimura amazimwe. Iyi ni nayo ntango y'amazimwe. Ni intango y'amazimwe iyo umuntu agira amatsiko
matindi aragenda akazimurira abandi. Mbashimire rero mwese abateze amatwi ikiganiro imbonezamubano kuri uyu munsi. Mu gusoza dukomeze kuzirikana ko ubuzima bwacu ari impano ikomeye cyane kandi ko buturyohera iyo tubanye n'abandi, ariko ntabwo tugomba kubana n'abandi dusa naho tubaneka ngo usange dushaka kumenya utuntu twose. Ariko kandi nanone ntabwo abantu bagomba kuvuga byose nk'abagiye gupfa. Uzajye ugira amatsiko yo kumenya ibikureba, ugire amatsiko y'ibigufitiye akamaro, ugire amatsiko y'uko bahinga imbuto runaka, ugire amatsiko y'uko bakanika, ugire amatsiko y'uko borora, ugire amatsiko y'uko bubaka, ureke kugira amatsiko y'uko abantu babanye, ureke kugira amatsiko matindi amwe utuma ubaho mu buzima bwawe urukurunguruka, uruguhengereza, rumeze nk'uruguhunahuna, uri kugenda uri gushaka kumva ibintu byose, uri gushaka kubireba. Jya wiyubaha mada. Urumva wa mugore we, wa mugabo we, wa musore we, wa mwana we, wa nkumi we, jya wiyubaha, ureke kugira amatsiko matindi, kuko nukomeza kugenda wububa uzabonwa n'uhagaze. Ndizera ko twese tuzibukiye uku kuba amatsiko matindi, kuko amatsiko matindi adatana n'ishyari, amatiku, amazimwe ndetse n'ubugambanyi. Ibyo twavuze tubifate nk'umuburo, wumve umuhanano, urekeraho kuba usa nkaho uneka abantu mubana muturanye ngo urashaka kubamenyaho byose. Jya umenya ibyawe nabo bamenye ibyabo, hanyuma mumenye ibyo muhuriyeho, mumenye uko benga urwagwa cyangwa uko bashigisha ubushera, maze mutereke, musangire, musome, mucurure, bitume mubaho, mbeho, ubeho, kandi twese tubeho twibone mu mbonezamubano. Muntu reka kwigoreka, ntukitiranye icyangombwa n'icy'ingenzi, ahubwo yibagirwe kugira ngo wibone mu mbonezamubano ukoresheje umutimanama wawe, wimakaze ineza, nuhemukirwa utanga imbabazi, isi nikunyaga itaguhatse uyishikanuze, maze wishimire impano nyiragasani, wongere utahe mu biti binini ugugama izuba ry'imenagahanga kuri iyi si, wiyubakemo amatsiko avumbura ibyubaka, wikunkumuremo amatsiko matindi yo gateterwa yo gaheka amaboko. Mwari kumwe nanjye ngewe wanjye ngewe nyine, na twese muntu manirere, ubifuriza kugira amatsiko mahire, impagarike n'ubugingo bituma mutaba ibikenyeri, inyababugingo cyangwa inyama ya nyamunsi, ahubwo mugasangira impuhwe z'Imana. Amahoro.